Ego sha. Rino kote nari ndyambaye ubushize. Mwe muretse gufotora buretse. Nari ndyambaye ubushize ndabyibutse. Merci. Iri kote ubushize nari ndyambaye abantu batagira ngo mpora ndyambaye. Ubwo mbe ndishyize hano. Ubushize nza hano nibagiwe kwicara kuri iyi ntebe. Nabyo ubwo nabyo birarangiye. Hari ikindi nibagiwe? Kuryama? Nta muntu waryamye aha ngaha ariko uri murancukanya bake. Hanyuma rero nkuko yabibabwiye nyine natangiye nduriya ngeraho mbuyu nguyu. Sibyo? Reka dutangire na show. Noneho mbe na MC. Mbere na mbere reka tubanze amaze iminsi hariho ubushyuhe. Muri kumva ukuntu Kigali ishyushye? Impamvu ishyushye rero buriya ntumugire ngo ibindi bihugu birashyushye. Nukubera ko iterambere ry'u Rwanda ryagiye risumba ibindi bihugu, noneho turabisumba dutangira kugenda twegera izuba. Ariko muri ministeri hari ukuntu bazabitekerezaho twongeye dusubire buretse kumena fanta zirahenda mwa. Reba nanjye ndagafite hariya. Hanyuma tubanze dukomere polisi y'u Rwanda amashyi. Mukomere polisi y'u Rwanda amashyi. Yikomera amashyi nyine ntacyo bakoze nyine ariko n'ibisanzwe. Mubakomera amashyi nyine. None mushaka mwamenye rero ko abakomediye bavuga ngo manze mubakomera amashyi kuko bagiye kugira icyo babavugaho. Mubakomera amashyi kuko bayakwiriye nta kindi. Nibyo birabaye. Si ibyo se? No. Urabona arabantu baje hana n'amakupure se nababonye ntimwirwe mumanika nta kibazo naga ari ku ishuri. Kupure ubundi kugira ngo ubimenye ko izaba kupure kandi kazagera igasenyuka ngiye mbibona hakiri kare. Kupure itangira umwe yita undi Davis D hari indirimbo agira ngo sexy murayizi? Umwe akita undi sexy. Ejo bundi bakiherera ya y'inyuma harya bayita mu gifaransa bayita Y y'inyuma bakagira gute? Bakayikuraho hagasigara bakabikora. Ibyo ngibyo bigakorwa. Noneho bakazageraho bakavuga bati noneho reka turebe n'ak'inyuma nako tugakureho. Ubwo nakahe ni S bakagira gute? Bakayikuraho hagasigara umwe agahita aba umu ex wundi. Niko couple zigenda zisenyuka. Nta kundi couple zisenyuka. Ndimo ndabyibagirwa se. Habuze gato sha byari bishize. Ariko muri Bibiliya haranditse ngo nshobozwa byose na Kristo ugira ute? Umpa imbaraga nyine nkabyuka. Imbaraga guha nizo kubyuka gusa. Ubundi ukazenguruka imbaraga yaguhaye ukazikoresha ugashaka iki? Amafaranga, ugashaka ibiryo, kandi ibyo biryo ari nabyo biri buze kuguha imbaraga zo gukomeza urugendo rw'umunsi wose. Ntago ari tobozwa byose na Kristo umpa imbaraga ze kaguha imbaraga aguha amafaranga, aguha ibiryo, aguha imbaraga ngo ugire ute? Ubyuke. Kandi reka ngasomesha. Nakanditse mutani. Nicyo biba bisobanuye? Yewe niba iminota irangiye rero kadashaka ko tubi mupfe gukoma amashyi ntahe. Ave ntago nagenda ntababwiye
mwabonye ko mu cyumweru gishize batubwiye ibyavuye mu mibare yibarurisha mibare mu mibare yibarurisha mibare ry'imibare yo mu mibare yo mu Rwanda. Muri raporo yavuye mu kigo cy'igihugu cy'imibare n'ibarurisha mibare ry'abanyamibare mu mibare yamubaza. Hanyuma njyewe merci yabibabwiye, njyewe nabaye umumotari mba umunyamuziki n'umuntu ndacyafite indirimbo itararebwa n'umuntu n'umwe, ntihazagire umuntu uzajya kuyireba. Mumbabarire ikomeze ica agahigo ko kugira views 0. Nanjye ntago njya nyireba, sinjya nyireba kuko ihorana views 0. Ngize n'umuntu wayireba yaba mpemukiye. Nabonyemo umuntu witwa Kanyana. Kanyana ari hehe? Kanyana mumukomera amashyi, niwe watwambitse mu ndirimbo yanjye, nta muntu wayireba. Hanyuma reka dukomeze nibarurisha mibare ry'imibare y'abanyamibare n'imibare. Njyewe hariya hakozemo abarimu bigishaga primaire, nibo bazaga ku rugo bakakubaza data zose ibizo bashaka. Noneho abo barimu nanjye nari mbarimo. Njyewe nigishaga primaire mu mwaka ushize ahantu gutya imayange. Noneho ariko ibibazo twabazaga abantu nibyo byabaga biteye makano. Barakubwiraga ngo nta kibazo na kimwe ugomba kugira gute gutaruka. Sibaje ntibababajije. Noneho reka turebe nka seni njyewe nakoreye ahantu mu cyaro, ahantu hitwa ku Gahembe, murahazi. Ukagenda ugahura n'umuturage akakubwira ngo njyewe ahangaha mba ni umuntu ndindira isambuye wenda nkamuhingira n'iki. Noneho tujye ku bibazo. Ufite umugore? Yego. Umugore ukamaza ngo ufite umugabo? Ati yego. N'abana bangahe? Ukabavuga. None n'ibiki byose akabivuga. Mugira umusarani? Yego. W'amazi wiki none byo bikarangira. Noneho nk'umuturage arakubwiye ngo nta musarani ngira. Uratangira umumaje ngo none mufite imodoka? None se mufite igare? Nikada. Mufite imashini imesa? Ngiye hari ibibazo najyaga kubabaza nkabanza nkagira gutya, ni buretse utankubita. Mufite imashini imesa? Ntayo. Mufite ipasi y'amashanyarazi? Reka da. Muri ibyo bibazo hari n'ibibazo nagiye mpura nabyo. Ukabaza umuntu, abantu bo muri Afrika umuntu ushobora kuganira ameze ngo, kandi ibibazo byose ukabisubizwa. Iyo ari ikibazo avuga ngo yes, arakubwira ngo yavuga ngo no, akakubwira ngo cyaba ari nk'ikintu gisa n'ikimutunga, akakubwira ngo yaba ari nk'ikintu adashaka, akakubwira ngo none ari akantu ari nk'akantu keza umubwiye wenda uzamukora akakubwira ngo Ariko noneho reka nkubwire nk'abaganga nigeze kujya i Bugande nk'abaganga iyo bagiye kugutera urushinge barakubwira ngo kuramo imyenda ugakuraho no kukabuno pim. Noneho ubwo muri Amerika arakubwira iyo agiye kuguha nk'ikinini arakubwira ngo open your mouth please, open your mouth. Noneho i Bugande ntago yirwa kuvugisha, araza akabaraje akabarakubwiye ngo ukamenya ko ugomba gufungura umunwa. Murakoze cyane, nitwa IBERA.